Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV. Turi mu kanya k'ikiganiro bateguriye no munsi nahaye umutwe uvuga ngo ibihe birashyitse ngo abami bahinduke. Mbere yuko ninjira mu kiganiro cy'uno munsi, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo yaduhamagaye dushyira muri uno murimo tutawukwiriye. Turagushimye kuko wabonye turabo kwizerwa ko dushinga. Turagusabye ngo tweze gukiranirwa kwacu kose utirane mwose maze twishimye wicaye mu ijuru, ureke duceceke ubwira ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko rero nababwiye, turi kuri The Book TV. Hashize iminsi mike yatuganiriye, nzajya mprofita ku manywa niho mbona nzajya mbona umwanya kuganira namwe, ntago nzongera kujya mbona umwanya wo kuganira nijoro. Nzamprofita ku manywa hanyuma ze tuganire. Reka mbere yuko ninjira mu kiganiro dusuhuza abantu. Turasuhuza abantu bari mu Rwanda, turasuhuza abantu bari muri Afrika muri rusange, turasuhuza abantu bari Burayi, bari muri Aziya, muri Australia, muri Amerika, hano muri Canada aho dutuye. Turabasuhuje, Imana y'amahoro ibamera umugisha. Turacyari ku rugamba, turacyavuga amakuru y'urugamba kugira ngo abantu tubashe kumenya uko twitwara muri ibi bihe bya nyuma. Ikiganiro cy'uno munsi nakise ibihe birashyitse ngo abami bahinduke. Hari umuririmbyi, indirimbo ye nakunze kuyumva cyane, nkunda gufata umwanya ndayanaliza, umuririmbyi witwa Israel Mbonyi. Yararimbye ngo ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro z'isi. Abantu ntabwo bumvise ikintu yashatse kuvuga, wenda nanjye ndi kubivuga hari ntaramenya icyo yashatse kuvuga, ariko ubishyize neza, ubyanarije neza iyo phrase, iyo nteruro, wumva ko harimo ubuhanuzi bukomeye cyane. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro z'isi. Ibyo bihe bigiye gushyika rero, ntabwo ari mu gihe cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Nubwo iyo ukurikira indirimbo wumva ko hari aricyo yashatse kuvuga, ariko ntabwo ari mu gihe cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Kuko mu gihe cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 ntabwo abantu bazibagirwa ijambo ry'imfatiro z'isi. Ijambo ry'imfatiro z'isi ni ijambo ry'uko Imana ariyo yaremye umuntu. Abantu bazibagirwa ijambo ry'imfatiro z'isi mu gihe Antikristo na Satani bazaba bari ku ngoma. Muri iki gihe cy'imyaka 7 bazima ingoma, nibwo abantu bazibagirwa ijambo ry'imfatiro z'isi. Mu gihe cya Yesu Kristo ngo nta nubwo bazatwigisha ngo nimumenye Imana, ahubwo ijambo ry'Imana bwabo buhanuzi, ya amategeko y'Imana, ya evanjiri, byose bizaba byanditse mu mitima yacu. Nta muntu uzaba ukigisha undi ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Uyu muririmbyi yaravuze rero ngo ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagira ya jambo ry'imfatiro z'isi. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro z'isi. Ibyo bihe rero birashyitse, abami bagiye guhinduka, abantu bose bagiye kwibagirwa rya jambo ry'imfatiro z'isi. Ikiganiro cy'uno munsi ntabwo nashaka ko gitinda, ni ikiganiro ntashaka ko gitinda. Mbere yuko ninkinjiramo, reka dusome mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 3. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 3 haravuga ngo ariko reka duhere ku murongo wa mbere. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi
babasha kubikirana hato. Imana ishimwe cyane, ntibazabasha kubikirana hato. Imana ishimwe. Ibihe rero bigiye gushyika, ibihe birashyitse, abami bagiye guhinduka, kandi abantu benshi bagiye kwibagirwa ijambo ry'imfatiro z'isi. Abantu mu bwami bwa Antikristo bagiye kwibagirwa ijambo ry'imfatiro z'isi. Mu bihe byashize nagiye mbabwira yuko hari igitabo twashyize mu Kinyarwanda. Igitabo twashyize mu Kinyarwanda nongere kukibibutsa, hari abantu babiri bamaze gutanga kudufasha kuba twabona amazi y'abantu bazagisoma. Hari umuntu uzagisoma, hari umuntu uzagishyiramo, uzagikorera montage, hari porogaramu tuzakoresha montage. Ibyo byose ni amafaranga, ariko nk'uko nababwiye, Imana yo mu ijuru ibakoreshe kugira ngo mudufashe uyu murimo ugere ku bantu benshi cyane. Nababwiye ko ari igitabo gikomeye kirimo byo kugaruka kwa Kristo byinshi cyane, amakuru menshi yo kugaruka kwa Kristo. Cya gitabo kindi nacyo ndi kwandika cyamaze kugera ku muntu ugomba kucyempurima. Twamaze kumvikana amafaranga yo kucyempurima. Ubwo ngubwo mu bihe bitaha muzabona cyageze ku isoko. Imana iri kugenda idukoresha ibintu bikomeye, kandi izagumya idukoreshe n'ibindi. Reka rero mbasomere mbere yuko ninjira mu makuru y'uno munsi. Uyu munsi nashatse kuba nk'umunyamakuru. Abantu benshi bakunda kumbaza batese kuki muri ino minsi ukunda kubwiriza ubutumwa cyane, ntutubwire n'amakuru y'ibiha bigeze, ntutubwire bya mondialisme, ntutubwire ibya yandwara, ntutubwire ibya za nkingo, ntutubwire ibya bindi byose. Nagira ngo mbabwire ko natumwe ku mukumbi mutoya, guhora nkubwira ngo dore mondialisme, ngo dore ibingibi, ngo dore ibingibi, ntabwo ari byo nahamagariwe. Nubwo bwose nabyo ari byiza, nubwo bwose iyo dukoze ikiganiro kijya gusa gutyo tubona ko kirebwa n'abantu benshi, nubwo bwose abantu baba bakunze amakuru ameze gutyo, ariko tugomba kugeraho tukababwira n'ijambo ry'Imana, ijambo ribakomeza imitima, ijambo ribahumuriza. Niyo mpamvu inshuro nyinshi cyane nza nk'umubwiriza butumwa aho kugira ngo nze nk'umunyamakuru. Uyu munsi ndabivangaho gatoya, ndababwira ibintu byinshi, ndababwira amakuru atandukanye, ariko cyane cyane ndagira ngo twongere duhuguke, tumenye ibihe dusohoyemo. Reka rero mbasomere nk'uko nagiye mbababwira. Reka mbasomere muri cya gitabo nk'uko nababwiye, cyitwa Azahindura byose kuba bishya, cyanditswe na Mario Masicoti mu Gifaransa, cyitwa Rétablissement de toutes choses. Narakiberetse uyu munsi ntabwo nakigaruye, twagishyize mu Kinyarwanda, kandi Imana y'umugisha umubyeyi twakoranye tukagishyira mu Kinyarwanda, ko yakoze umurimo ukomeye. Imana izamwibukire imirimo myiza yakoze, kandi namwe mukorere umugisha kuri iki gitabo, mukikwirakwize kigera abantu. Ntabwo tuvuga ko tuzagikoramo ibitabo amakopi menshi ngo bayagure. Turashaka kugikoramo audio, abantu bakajya bayumva. Twarabasobanurira uburyo tuzagikoramo audio. Turashaka ko dukoramo audio n'imirongo yose yo muri Bibiliya uko isomwa, hanyuma umuntu akajya yumva adasomye, atarinze gusoma Bibiliya, kurambura Bibiliya. Uyu munsi rero mbere yuko nkomeza ku kiganiro cy'uno munsi, ndabakumbuza gato cyangwa ndabasogongeza gatoya kuri bimwe kuri amakuru makeya muri menshi yagiye atangwa muri iki gitabo. Aha ngaha tugiye kureba amazina amwe akoreshwa muri Bibiliya avuga asobanura Antikristo. Ni amazina 8. Izina rya mbere ni umunyabugome. Muzabisoma mu Batesalonike ba kabiri ibice 2:3, umunyabugome. Izina rya kabiri ni umwana wo kurimbuka. Muzabisoma mu Batesalonike ba kabiri ibice 2:3 nabwo, umwana wo kurimbuka. Izina rya gatatu ni umugome. Muzabisoma mu Batesalonike ba kabiri ibice 2:8, umugome. Izina rya kane ni umunyamwaga umenya ibitamenyekana. Muzabisoma muri Daniyeli ibice 8:28-23. Daniyeli ibice 8:23, umunyamwaga umenya ibitamenyekana. Izina rya gatanu ni inyamaswa. Muzabisoma mu Byahishuwe ibice 11:7 n'ibice 13:1. Izina rya gatandatu ni agahembe gato. Muzabisoma muri Daniyeli ibice 7:8. Izina rya karindwi ni umwashuri wo muri Ashuri. Ashuri ni Siriya y'ubu ngubu. Muzabisoma muri Daniyeli ibice 10:5 na Mika ibice 5:4. Izina rya munani ni umutware uzaza cyangwa umwami uzaza. Muzabisoma muri Daniyeli ibice 8 ibice 9:26.
ibi tubibabwira kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Abakristo mu bihe by'imperuka tugomba kumenya ibihe dusohoyemo, tugomba kumenya uko abami bagiye kwinjira, uko Bibiri bakarifiya, tugomba kumenya umwami uzaba wayoboye uko Bibiri mu karifiya, tugomba Bibiri mwerekana, tugomba kumenya amakuru menshi cyane dusohoyemo kuri ibi bihe dusohoyemo. Ntabwo rero ndi butinde, uyu munsi nashatse kubabwira kubyerekeye ingingo 12 z'umugambi w'amahoro w'Ubushinwa, ingingo zitangaje cyane zerekana zishushanya ingingo Antikristo ashobora kuzaza yishingikirijeho kugira ngo azane amahoro, ikizaba cyitwa amahoro ku isi. Ingingo 12, uyu munsi nahisemo kuba umunyamakuru. Ingingo 12 z'umugambi w'amahoro w'Ubushinwa ubu ngubu bari gushyira imbere. Uwo mugambi w'amahoro w'Ubushinwa ukaba ari umugambi ushushanya cyane umugambi wa Antikristo. Mwibuke yuko twigeze kubabwira mu biganiro bimwe ko isi dusohoyemo izaba iyobowe na igikomunisme, nka kuriya Abashinwa bayobora abaturage bayo. Isi dusohoyemo, isi tugiye kwinjiramo, iyo Antikristo azayobora gikomunisme, byo bita komunisme sociale, azayobora gikomunisme. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bizajya bitaranyirizwa hamwe, umuntu wamugenera. Nta kapitalisme iratsinzwe, ibintu byose byikubise hasi. Socialisme iratsinzwe, ibintu byose byikubise hasi. Haje icyo bita komunisme. Umuntu wese bazajya bamugenera ifunguro rye rya buri munsi, bamugenere imiti, nibabona ko akwiriye gupfa bamuvaneho, nibabona ko akwiriye guhabwa drogue bazimuhe kugira ngo agabanirwe ubuntuze. Ibintu byose bagiye kutugenera. Mwibuke ibintu nigeze kubabwira kuri prediction de Davos. Prediction de Davos twabitushyize mu Kinyarwanda ni imigambi 8 y'inama y'ubukungu bw'isi ibera i Davos. Mwibuke ibyo nigeze kubabwira. Bagene no ku ifunguro rya buri muntu, bavanemo ikintu bita inyama. Biratangaje. Mu bihe bishize nifotoreje ku ishuri baje kumurika ibiryo, inyama zikoze cyangwa se ni nk'inyama zikoze mu ifu y'inigwa habiri, les insectes. Kubuza abantu korora amatungo manini, yaba ari inka, yaba ari ingurube, yaba ari iki, bakababwira ko bazajya bajya gukabutira intuze inigwa habiri turadusimba bakadukoramo inyama. Ni ibintu bitangaje, ariko niko ubwami tugiye kwinjiramo bugiye gukora. Wa muririmbyi yaravuze ngo ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Tugiye kwinjira muri ibyo bihe, abami bagiye guhinduka. Ntabwo uramuririmbye ahari yamenye ibintu aririmbye ibyo ari byo, kuko iyo ugubye mu ambabarire cyangwa se mu mbabarire niba avuze gutyo, ariko ni ibintu bikomeye cyane, n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagirwa rya jambo ry'ifatiro z'isi. Tugiye kwinjira mu gihe cy'abantu bose bibagirwa rya jambo ry'ifatiro z'isi. Muri icyo gihe hazaba icyo bita amahoro, ariko y'amahorobwa. Amahoro ni amahoro atari amahoro nyamahoro, ya mahoro ameze nka icyo bita pe apparent. Ni amahoro ameze nk'igishushanyo cy'amahoro kitari amahoro nyamahoro, kuko umwami w'amahoro azaba ataraza. Ingingo 12 z'umugambi w'amahoro w'Ubushinwa ngiye kuzibasomera. Ingingo ya mbere, kubaha ubusugire bw'ibihugu byose. Narabasobanuriye inshuro nyinshi cyane ko strategie y'ubwami bw'umwijima yitwa strategie ya ordre à chaos, ordre à partir du chaos. Gushyiraho gahunda ariko iturutse mu kavuyo, bakabanza bagatera kavuyo, hanyuma bakaza gushyiraho gahunda yabo. Ordre à chaos, ordre à partir du chaos. Mbabwira igitabo cy'umugabo witwa Jacques Attali, nkunda kumuvuga. Yanditse igitabo ngo cyitwa ngo Dome qui gouvernera le monde, ejo ninde uzaba uyoboye isi. Aravuga ati tuzatera icyo bita chaos polycentrique, tuzatera akavuyo ku isi yose.
ubu akavuyo karahari muri Afurika henshi, akavuyo karahari muri Aziya, kagiye muri za Thailand, kagezemo, akavuyo karahari muri biriya bihugu byo mu Barabu na Israel barirwa bashotorana, akavuyo karahari muri Ukraine, akavuyo karahari hirya no hino ku isi, imyigaragambyo igiye guturika, inzara iriho n'ibindi byinshi cyane, nicyo bita chaos polycentrique. Ariko impamvu bashaka iyo chaos polycentrique niki? Ni ukugira ngo wa mwami w'umunyamwaga umenye ibitamenyekana yinjire. Kandi mu mazina 10 mu bintu 14 nababwiye azakora, harimo icyo bita ibintu 14 nababwiye bimuranga. Hari cya 14 kivuga ngo uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro, muri Daniel ibice 11:39. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro. Ariko hari ahantu nageze ngira ubwoba cyane, ku cya 11 kivuga ngo azarimbura bitangaje, muri Daniel ibice 8:24. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo turi kuvuga ibintu ubona twinjiye muri emotion bikaturenga, nuko twaramaze gusobanukirwa isi tuye kwinjiramo uko imeze, kandi tubona abantu batari kubyumva. Reka turebe izo ngingo 12 no gutinda, kuko uyu munsi ikiganiro cy'uno munsi ntabwo nshaka ko gitinda. Ingingo ya mbere bango kubaha ubusugire bw'ibihugu byose. Murabizi ko ubu turi mu ntambara. Hari intambara iri muri Congo, hari intambara iri muri Ukraine, hari intambara igiye gutera muri Thailand, hari intambara hirya no hino hari ku isi, hari intambara. Ubu iyi ngingo ya mbere irasa neza n'ingingo Antikristo azaza ateraho kashe, kubaha ubusugire bw'ibihugu byose. Icya kabiri, guhagarika ibitekerezo by'intambara y'ubutita. Ibitekerezo by'intambara y'ubutita ni kwa kundi ibihugu byinjiranamo bikaba bipingana bishaka kurwana ariko bitabyerekana, intambara z'ubutita. Guhagarika ibitekerezo by'intambara y'ubutita babyise mu Gifaransa mentalité de guerre froide. Guhagarika ibitekerezo by'intambara y'ubutita. Icya gatatu, guhagarika ubushotoranyi. Ibihugu bishotora ibindi bigomba gufatirwa ibyemezo. Guhagarika ubushotoranyi. Murabizi ko hari ibihugu ku isi bishinzwe gushotora ibindi kugira ngo biteze intambara zifate uturere, zifate ibihugu byinshi cyane. Hari ibihugu byashyiriweho gushotora ibindi, birimo na Israel y'ubwayo yarabyivugiye, ibicishije mu kanwa kwa wa mugabo wigeze kuba wari umujenerali wabo, wabafashe gutsinda intambara y'iminsi 7 yabaye muri 1967 yo gufata Yerusalemu. Umugabo witwa General Diana Moshe yaravuze ngo twebwe Israel tubereyeho gushotorana, turashotorana, baza kwihorera tugasubira, baza kuturwanya tugasubira kwihorera, bakwihagararaho tugasubira kwihorera. Hari ibihugu bireyeho gushotorana, ntabwo nirwa mbirondora, ariko noneho Abashinwa, ingingo 12 z'umugambi w'Ubushinwa za perezida w'Ubushinwa biravuga ngo guhagarika ubushotoranyi. Icya kane, gusubira mu biganiro by'amahoro. Abantu bafite ibibazo by'intambara hagati yabo bagasubira mu biganiro by'amahoro. Icya gatanu, gukemura ibibazo by'inyoko muntu, byo bita crise humanitaire, impunzi, indwara z'ibyorezo, inzara, ibyo bita crise humanitaire. Bagomba gukemura ibibazo by'inyoko muntu. Icya gatandatu, kurengera abasivile n'imfungwa z'intambara. Ibi bintu biri gusona cyane n'ibyo Antikristo azatangaza amaze kugera ku ngoma. Kurengera abasivile n'imfungwa z'intambara. Icya karindwi, gucunga umutekano w'inganda z'ibitwaro bya kirimbuzi. Nagira ngo mbibutse ko nubwo mu cyiciro cya mbere cy'imyaka 3 ya mbere Antikristo azima ingoma bazacunga umutekano w'inganda z'ibitwaro bya kirimbuzi, ariko mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice Antikristo yima ingoma mu ntambara ya Armageddon. Nta ntwaro n'imwe bacize batazaturitsa. Izi ntwaro za kirimbuzi bazazituritsa. Nibyo bya bindi wa mugabo mu Bwongereza yavuze, aravuga ngo dusigaje amasegonda 100 kugira ngo twinjize isi mu gicuku cyayo, cyo bita apocalypse. Twinjize isi mu gicuku cyayo. Tugeze ku cya 8,
icya kane turakivuze gucunga umutekano w'inganda y'ibitwaro bya kirimbuzi. Ku cya munani kugabanya ingorane zituruka ku buryo bwo guteganya intambara bakora izindi ntwaro, bakora ubushakashatsi bw'izindi ntwaro za kirimbuzi. Ibyo bigomba guhagarara. Icya cyenda guhagarika ibihano bifatwa n'ibindi bihugu bifatira ibindi bihugu ku giti cyabyo, ibyo bita punition cyangwa se sanction unilaterale. Ibihugu nka kuri Amerika ishobora kuvuga ngo ifatiye ibihano Kongo, fatiye ibihano Ukraine, fatiye ibihano Uburusiya. Biriya bihano bifashwe n'ibihugu ku giti cyabo bigomba guhagarara, niko Ubushinwa buvuga. Nagira ngo mbabwire ko Ubushinwa aribwo busigaye ubwo n'Uburusiya aribwo bisigaye buyoboye isi. Ubwo ntabwo twari twagera ahantu ntituramenya neza aho isi yerekeza, ariko iyo urebye neza nk'uko ibyo twagiye dusoma biravuga yuko isi yerekeza mu kuyoborwa nk'uko Ubushinwa buyoboye abaturage bacyo, bita communisme. Abantu bose bagenda ku mujyi umwe, babagenera ibintu byose, wakwica iki ngiki bakaguha penalite. Dukomeze. Icya cumi kurekura ingano n'ibindi binyampeke bikongera gucuruzwa ku isi. Murabizi ko Abarusiya bari barafashe ingano zabo, ingano zo muri Ukraine zahiriye mu bigega. Abakora buruse bo muri Etats-Unis babonye ko resereyare ingano zizahenda cyane, barazifata barazigura barazibika kugira ngo bakore ibyo bita speculation, bazazungukemo amafaranga menshi cyane. Aba Bashinwa bari kubwira ngo murekure ingano n'ibindi binyampeke bicuruzwe ku isi. Cya 11 kugira inzira z'ibitunganyirizwa mu ruganda zihamye, kugira inzira ibyo bita chaîne industrielle stable, kugira inzira z'ibitunganyirizwa mu ruganda zihamye. Hakaba inganda runaka zitunganya aho zigomba gukura ibikoresho by'ibanze cyangwa se icyo bita matière première, bakaba aho zigomba kubitunganiza naho zigomba kubicuruza. Kugira inzira z'ibitunganyirizwa mu ruganda zihamye. Cya 12 guteza imbere isanwa ry'ibihugu bivuye mu ntambara. Guteza imbere isanwa ry'ibihugu bivuye mu ntambara. Turi mu bihe bikomeye iyo turi kuvuga ibi ngibi abantu bagira ngo turi guca igikuba, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibihe biraje, abami bahinduke, abantu bose bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro z'isi. Hari igihe tuvuga ibintu nk'ibi ngibi abantu bakagira ngo twarasaze, ariko ni disikuru zigeze ku ndimi zose, n'abapolitisiye basigaye bavuga ko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, kandi ibyo bihe bikomeye tuzabyinjiramo tubisohokemo ari uko bo bishyiriyeho umutware. Uwo mutware ugomba kuyobora isi akagarura amahoro mu isi, ariko Bibiliya yatubwiye ngo mu gihe bazaba bavuga ngo ni amahoro nibwo kurimbuka kuzabatungura, kandi ntabwo bazabasha kugukira. Mu gihe bazaba bavuga ngo ni amahoro nibwo kurimbuka kuzabatungura, kandi ntabwo bazabasha kugukira. Mbese muri ino minsi witeguye gute ubwami bugiye kuza? Ari ubwami bwa Antikristo, ari ubwami bwa Antikristo buzamara imyaka 7, ari ubwami bwa Kristo buzamara imyaka 1000. Ubwiteguye gute? Kuko umuntu utazazamuka n'itorero azaca mu bwami bwa Antikristo. Nicyo cyagisho nabigishije ubushize kivuga ngo hitamo ubwoko urengananwa nabwo. Hitamwo ubwoko urengananwa nabwo. Ese n'ubwoko bw'Imana cyangwa n'ubwoko bwa Antikristo, cyangwa se n'ubwoko bwa Satani, n'ubwoko bw'Imana cyangwa n'ubwoko bwa Antikristo? Hitamwo ubwoko urengananwa nabwo. Muri ibihe bya nyuma hitamo kuba mu itorero rya Kristo kugira ngo uzazamuke mu itorero. Ese nyuma yaho nutazamuka mu itorero uzahitamo hehe? Uzahitamo kuba kwemera kurenganwa kubera izina rya Kristo? Simbizi, ariko turi mu bihe bya nyuma, ni igihe cyo guhitamo. Kandi hari abifata nk'ibintu byoroshye, ariko abantu bafite amaso areba kandi yitegereza neza bazi neza rwose ko tugeze mu bihe bya nyuma. Barabizi neza ko tugeze mu bihe bya nyuma. Niyo mpamvu abantu hirya no hino turi guhaguruka tukababwira, tukabasobanurira, dore bije, dore uko bimeze. Ntabwo turi guca igikuba. Ibimenyetso byose byaragaragaye,
byerekana ko Yesu agiye kugaruka. Ibimenyetso byose byaragaragaye byerekana ko Antikristo agiye kwima ingoma. Ibimenyetso byose byaragaragaye byerekana ko tugeze mu bihe bya nyuma, byerekana ko tugomba kwitegura guca muri ibi bihe tukinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Hari inzozi naho nigeze kurota, inzozi mbona ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, hari abana benshi cyane, abakuru ari bakeya. Imana ifite ukuntu izahagarara ku bana, abana bazavuka muri kiriya gihe cy'imyaka 1000, imyaka 7, kuko abana bazavuka, itorero ryaramaze kugenda, abana bazavuka benshi, abana bazavuka muri kiriya gihe cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, cy'ubwami bwa Antikristo bw'imyaka 7, hari abana bazavuka, hari abana Imana izarinda bakinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Igitangaje, maze kwakira inzozi zirengenye z'abantu Imana yatangiye kuganiriza babwira ngo witegure kuzakora umurimo wo kunderera abana. Abantu bamwe batangiye kubona imirimo bazakora mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Haleluya. Ntabwo ndi bubyinjiremo. Abantu bamwe batangiye kubona imirimo bazakora mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Umurimo ukomeye cyane Imana ishakamo abantu ni uwo kurera abana. Hazaba hari abana benshi Imana yisigarije kugira ngo yongereremo ubwoko uzayubaha. Reka ngarukiriza aha ngaha, iki kiganiro ntabwo nshaka ko kiba kirekire. Imana y'amahoro bamera umugisha, ariko muri aka kanya uyu munsi nakoze nk'umunyamakuru kugira ngo mbereke aho isi yerekeza. Aba bagabo babiri, uriya w'Uburusiya n'uriya wo muri ntuze wo mu Bushinwa, nibo bayoboye isi muri iki gihe, nibo bari kwerekeza, nibo bari kuri vora, bari ku ruhembe, bari kwerekeza isi aho bashaka ko yerekera. None bashyizeho ingingo 12 nkuko nazibasomeye z'umugambi w'amahoro ku isi, bashaka ko bigeraho. Izo ngingo 12 nazibasomeye, ariko Antikristo naza ntabwo azajya hirya y'izi ngizi, kandi ari hafi kuza. Niyo mpamvu abamukorera bari gukora ubutitsa, baba abanyamadini, baba abanyapolitike, baba abaririmbyi, baba abanyabugeni, baba abanditsi, baba abayutuberi, bose abo Satani yahagurukije kugira ngo bakore bategurize uwo mwami ugiye kuza, uwo mwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana, ugiye kwima ingoma, ugiye kuza. Abantu bari kumuteguriza, bari gukora darashipie niko bavuga mu Gifaransa, bari gukora ubutitsa kugira ngo bategurize uwo mwami ugiye kuza. Witeguye uwuhe mwami? Wowe witeguye uwuhe mwami? Ikiganiro cyavuze ngo ibihe biraje, abami bahinduke, abantu bose bazibagira rya jambo ry'ifatiro ry'isi. Ibihe biraje, abami bahinduke. Reka dusenge. Mana, turagushimye, turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe biheruka ibindi. Abantu benshi barasinziriye, turakora uko dushoboye kose tukababwira ku manywa na nijoro, ariko ntabwo dushoboye kubemeza, kuko ni wowe wemeza. Twebwe turabiba, wowe ukameza. Turakwinginze ngo ukurikirana iri jambo ryawe, urisange mu mutima wa buri wese, umukangure amenye ibihe tugezemo, abashe kwitegura ubwami bw'imyaka 1000 bw'umwana wawe azima ingoma y'amahoro. Turagushimiye kuri Imana yumva, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.